Guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah, gafane kanye mbana busa nkabiki yo ndi mu cyaro. Anyway, this is your girl Shemsa, the hunter, the thinker and the humble girl. Yeah, it's a been long time mutabona iyi YouTube channel yanjye ikora. So, impamvu rero mumbona hano hantu hameze gutya, hameze nyine gutya muhabona. Sibyo muri kuhabona mwese. Impamvu ndi hano hari impamvu nyinshi zitandukanye, so nibyo ngiye kubabwira. Njye na decide nze kujya kwibera mu cyaro, so navuze ati se ubundi ko mfite YouTube channel, why not ntabasangiza ubuzima bwanjye, experience yanjye hano mu cyaro. So make sure kuzaba uri hano kumwe nanjye kuri YouTube channel yanjye. Ibintu bigiye nyine like my everyday life mugiye kujya nyine muyibona hano kuri YouTube channel yanjye. Please making sure ko ni utarakoze subscribe, utarabikoze kera bikora ubungu kuko we gonna have fun. Mugiye kujya mubona ubuzima bwanjye ukuntu bigenda hano, ya mubona ubuzima bwo mu cyaro mu uburyo butandukanye no mu mujyi. Biratandukanye nko mubibona, n'ibyambaro biratandukanye. Hano nga mu mujyi nabaga nambaye utuntu tw'udupantaro, utuntu tw'uduki, ariko se iyo mirimbo wayizana muri ibi bintu se ntibishoboka. Dore bukuntu se nuko ntabona uko nzamura ngo mbereke, but icyo nakubwira ubuzima bwo mu mujyi no mu cyaro biratandukanye. Very different. So please muze tubane mu buzima. Icyo nababwira nyine ubuzima bwanjye nyine bwa hano butandukanye n'ubwo mu mujyi pe, very different. So mu hano mu mujyi mubyukira ku mayonezi n'ibiki, mukajya mu tuzi twabakire, mukajya mu mamodoka, mukajya. Njewe hano nako ndabibereka, muraje murabibona, mbyuka njya guhinga. Ubuzima mbese bwo mu cyaro n'ubuzima buri short, ni ukubyuka kujya guhinga, kuza guteka ibyo kurya, kuryama, ejo tugakomeza gutyo. No ku gasantere ubusinkijyayo, njyayo cyuko ngiye gucaginga telefone. So rero ntizimbye mu magambo, basi reka mbasangiza umunsi wanjye ukuntu bumeze iyo ndi hano mu cyaro. Tuzajya turebana ibintu byinshi, nzajya ngenda ahantu henshi nyane namwe, ariko uyu munsi muze tujyane guhinga guys. And don't forget to do subscribe to my YouTube channel. It's the Youth TV. Love you guys. Let me hope ko tugiye kubana, muze tujye guhinga. Mana yanjye we natinze. Bwakeye natinze kujya guhinga, mana we, mana yanjye. Kanjire kandebe ko nafata utuzi nkakaraba mu maso. Yewe gawe, kumara gusari ugasubira mu buriri nabyo ni ibindi. Ariko mbanze nje hahantu abantu bose babanza kujya mu gitondo. Hawe ahubwo se tuduhene twanjye, ariko ihene zanjye zirashishe. Mbega umunsi. Ewe yawe sinzongera kujya mara gusara ngo nsubire mu buriri. Ubu noneho umubyizi ndawucyura ko umubyizi w'uyu munsi ni ibindi ndakurahiye. Ewe kanicisha utuzi mu maso, ingorane zizongeye zibaje. Ewe abana banjye se turi barigezemo bimeze bite? Yewe kandi mfata agasuka ndebe ko najya kuhinga, ndebe ko ndi bucyura umubyizi. Yewe gawe suka yanjye sinayitaye he? Suka yanjye nayitaye. Yewe se suka yanjye iracyahinga wa muntu, k'ibintu byo kwirirwa umuntu atizi isuka. Ewe ariko nabonaga kera papa yajyaga amenamo amazi ngo hari ikintu bifasha. Yewe kamenemo amazi ndebe ko nibura umuhini wabyimba, nze kuba njye kujya kugera mu murima, nibura umuhini w'isuka yanjye wabyimbye. Njye sinzongera kujya nkiza abantu amasuka. Izi mbata zanjye se ntago nabisigira utwatsi, ariko ndadukura mu murima. Ewe nuko batiza ntibanayiharure. Yewe aba baturanyi nabo sinzi. Yewe reka nigire guhinga ndebe ko nacyura akabyizi. Wa mukobwa we wagiye ubyuka ugacisha nakiye imbere y'umuryango. Wewe mwana nabyamaze kunanira.
aha kimaze gukura ariko abantu b'iki gihe we mpereza umuntu icyatsi narangiza amudufaranga duke yirwa agenda avuga ngo namuhaye icyatsi ngo namuhaye icyatsi ngo none ngo namuhaye icyatsi ku mafaranga make butaha nagaruka tuzabonana yewe ibi byatsi byanjye natinda nzabigurisha nawe naza asange narabigurishije nzamuhereze ubufaranga bwe budashinga hera he aka niko karima kari gasigaye kadahinze ahandi harimo ibintu byinshi harimo ibigori harimo ibiki by'uruhisho ariko aka ngaka kari gasigaye kadahinze ibyatsi byararengeranye ndashaka kuhahinga muri uru rutoki nkazareba ko nzashyiramo nibura udushyimbo muri sezitaha ariko ubuzima bw'ina aha ngaha rero ndabona hano icyatsi yaragitemye ndabona hano icyatsi yaragitemye aha yewega we umubyizi uyu munsi ndawucyura ko naryamiriye aka telefone se kazajyamo ibyondo n'ubu buzima najemo yewega we ibyatsi birasinzi ngo ndahera he natinze yewega uyu murima rero mba nzagira nte mana yanjye ubu mwabantu mwe nari nzi ko ubu nacitse ibi bintu ariko aho ubuzima bwahindukiye nyine nta kundi ngomba kugaruka hano nkita ku mirima yanjye murabona hano hepfo ahangaha ho rwose guys hari igishyimbo kimeze neza vuba aha ndaza gusarura ariko rero rwose naho kave mu magambo nihingiye guys ni ibintu birakomeye hari igihe ubuzima buhinduka nyine bikaba ngombwa ko usubira inyuma ukongera ukagira gute ukabanza ukajya gushaka ubuzima ukabanza ugahinga ako mbere yo guhinga kamanze ndirire kuri utu tuntuza abantu benshi nk'ibi Kigali ngeze hari umumama twari duturanye aho nabaga mu gipangu i Kigali yakundaga kwirirwa ajya gushaka hagura tuno tuntu ubuse mama nsubiyeyo nkajya kugira nkatumugurisha yamama udufaranga ako nzamuhamagara numve ko hari ikintu akidushaka ko ngorwara umuvuduko kandi turawuvura kandi na hariya hose mu murimo wanjye tubamo turashaya ariko shaho mu murimo wanjye tubamo nzadugira ari twinshi ndebe ko yamama udufaranga nk'ababona umuhinzi uzajya uzamfasha akamfasha kuba nahinga ino mirima kuko iyi mirima nk'ubu ngubu hahepfo nzakenera gusarura kandi ni umurima munini ubu rero ntago nasarura njyenyine ngo nzabivemo guys ariko nimara kurunda tuno tuntu hari n'utundi tuntu nk'ubu ngubu ibi ntago mubizi abantu b'i Kigali sinzi ko mubyita ariko babyita ibishayote dore reba kano ngaka niko kavaho sinzi niba abantu mubizi ni kano kantu niko keraho biraryoha byita ibishayote twebwe hano mu cyaro tubyita ibishayote sinzi ukuntu abandi bantu mubyita ariko twebwe niko tubyita so umuntu afite utuntu tw'icuri bifite umurima niyo mpamvu nk'ahangaha ndashaka kuhahinga uyu munsi natinze ariko ejo nimba nabonye udufaranga nk'igihumbi nzashaka umuhinzi tuhazane uyu munsi ndakuraho gatoya nufira utuntu tudakomeye nzashaka umuhinzi muzane tuhahinga tuhashyiremo ibintu byinshi buri umurima umushobora kujyamo ibintu byinshi kuko nk'ubu hano ndateganya guhingamo ibishyimbo n'ibigori ubunyobwa ntabwo nzabushyira mu bishyimbo ibigori imyumbati isanzwe irimo mitoya ntabwo irazamuka harimo ibintu byinshi harimo ikawa mwagiye mubibona ndi kuza hinga icyatsi mbese n'ibintu byinshi ubuzima bwo mu cyaro ushobora kuba buvuna pe mva no guhinga ndushye ariko nibura singura ibintu byinshi nko mu mujyi mugura ibintu byinshi mugura inyanya ibitunguru ibintu byose ariko nzajya ngenda bibereka ngiye byinshi ndabyihingira rero ubuzima nibereho n'ubu ngubu rero ikintu nababwira rero ubuzima burakomeye ntuzabone umuntu byanze agasubira mu cyaro ntuzamuseke yewe kambe mu magambo kaminge marureho gakeya hanyuma ndebe ko nacyura akabizi gatoya n'ubundi dore bwankeranye ubu abana banjye bari hafi kugira mana yanjye noneho uyu munsi baba we natinze kujya guhinga yewe nta mubyizi ntawo ncyuye ariko twanambana natwo ngomba kujya kudutekera
utwana tutazataha iwabo twarashonje nawe ise kandi zigiye kuzagira kirabiranya ewe birakomeye ubuzima bwo mu cyaro voka yanjye se ngo izera ryari shawe abana ngomba kubatekera kandi mana ikawa yanjye nayo sinzi sigaye ziza zimwe zikuma mana we byo biterwa n'iki akwa harimo izishishe guys ikintu nababwira rero ubuzima ntago ari ibintu byoroshye gusa nanone ubuzima bwo mu cyaro ntago bivuze ngo ubuzima bwo mu cyaro bwose ngo ni bubi njye nahisemo kwijya kwibera mu buzima butuje bwahangaha mu cyaro so rero icyo nakubwira umuntu nkurikiye mukomeze mukore subscribe kugira ngo mukomeze murebe nyine ubuzima bwanjye twibanire muri ubuzima bwa hano hantu mba guys nyine it's fun and amazing nubwo nyine tuba turi mu bukene tuba ahantu hatameze neza ariko icyo nakubwira cyo tubaho neza akenshi amazi ntago abahenze ibintu byose kuno mu kugenda ukagura n'imboga rwatsi nago rwo inaha ariko bimeze ibintu biba bitoshye ingovoka ugasanga ubwo meruka i Kigali voka yaguraga 500 ese uguzi ko inaho utapfa kugura voka niyo yiguze ntago igura amafaranga yose wapi ntago ibigura aya mafaranga yose so make sure nyine kuko subscribe ugenda ureba ukuntu bimeze no guys mujye mugenda murebe no mu mavideo yanjye harimo ibintu nyine bigiye bitandukanye nkahari anabiritse utuntu tuvura diabete umuvuduko hari n'utundi tuntu nyine nzaza mbereka nibona gakeneye wambwira nkakakohereza nyine aho ngaho za Kigali akongiye ntago ariho NIBA ariko nakakohereza mbonye nk'umuntu winanga mu cyaro ugiye kuhaza sha muri kungomesha reka ngende banze ndebe ko natekira aba bana